Reka kuba wahisemo kunyumva uyu munsi ndetse ukaba waramaze no gukora subscribe kuri channel Telemontagne Rwanda, reka bitume ngushimira cyane. Nukuri warakoze. Hanyuma urabizi ko nge nawe atari rimwe kandi atari n'ubwa nyuma wenda turiye kuri karoti. Karoti. Mvuze ngo ngiye kuyigusobanurira bisa nkaho nta gisha nakubwira kuko ibyibanze kuri yo urabizi. Uzi kwiribwa yemwe no kuyitegura, abenshi turi birangirire mu kuyitegura. Ndetse niba mumeze nkanjye muzi ukuntu twakoze cyangwa se tugikura batubwira ko ushaka amaso afite ubuzima, ni ukuvuga amaso areba neza kandi asa neza, mbese afite ubuzima buzira umuze, agomba gucungira kuri iki kiribwa. Nge nitwa Samuel Mugisha, ariko si iki kiribwa twese tugogora kenshi niba ngahe bagifiteho ubumenyi buhagije. Ubu koko turamutse dusanze uyu munsi icyo karoti tuyitekerezaho ari gike cyane ugereranyije n'ukwira ibya nyabyo. Nk'ubu twese tuzi ko byanga byakunda iby'ingenzi n'umumaro kuri karoti tubizi. Ibi binatuma tuyirya kenshi cyane tugamije kunguka ibyo byiza bitagira uko bisa karoti yibitsemo. Ariko se ni bangahe turya karoti tuzi neza ingaruka iratugiraho, zaba nziza cyangwa se mbi? Nk'ubu wenda byashoboka ko nta n'ibyo waruzi, gusa karoti iri mu biribwa bigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri, kandi ikaba ikiribwa cyiza cyane kigabanya kandi kikaba cyiza ku barwayi ba diabete. None ubu koko karoti iba yari igisubizo ku bantu batinya kurwara kanseri? Muri iki kiganiro mureke dutemberane muri karoti ndani. Karoti igizwe n'ibiki? Ubundi biriya bitangaza byose yikoreshwa igeze mu mibiri yacu byose ibikora ite? Muri iki kiganiro kandi turaza kuvuga ku ngaruka karoti zigira ku mibiri yacu mu buryo bwa rusange. Hanyuma turaza guhita dufunika ikiganiro cyacu. Ikaze. Bahaye kaza nanone. Uyu munsi uramutse umanutse munsi y'iyi video ukareba hano tukura handitse ijambo subscribe ukahakanda, ndetse wabona n'akazogera kaba kari impande yaho ukibuka kugakandaho, byazajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Uyu munsi nawe utarabikora ushobora kubikora muri ubwo buryo, nawe ntukazajya uracikwa n'ibiganiro byacu. Noneho reka turambure ikiganiro cyacu. Uyu mwanya tuvugana ibi. Uramutse ugiye kuri Google ukandikamo uti ibyiza bya karoti, cyangwa se ukandikamo ngo importance of carrots uko mbikubwiye nyine, mu bagize icyo babivugaho ushobora kutaburamo urubuga rwitwa healthline.com. Uru rubuga ni urubuga rutangaza bimwe mu byavuye mu bushakashatsi butandukanye, ariko nanone rukibanda ku bushakashatsi bujyanye n'ubuzima. Uyu munsi amwe mu magambo turakoresha muri iki kiganiro ni amagambo yabo, ni ibyavanwe mu nyandiko zabo zivuga kuri karoti n'umumaro wayo. Kuri uru rubuga karoti bayisobanura nk'ikiribwa kiri mu cyiciro cy'imboga rwatsi, ariko kikaba ikiribwa cy'umuzi, ni kimwe nk'ibinyabijumba bindi. Iyo turya karoti tuyihekenya cyangwa se kuriya tuba tuyikatamwo uduce dusa n'udupimye, mu by'ukuri kiriya tuba dukata ni umuzi. Karoti ifatwa nk'ikiribwa gifite ubushobozi buhambaye mu gukora impinduka mu mubiri, ari nayo mpamvu karoti ifatwa nk'ikiribwa cyiza cyane ku buzima. Iyaba karoti zari zivuga cyangwa se zifite ubwenge, byari gushoboka ko ari kuzajya uzumva mu binyamakuru zigamba ukuntu abantu bazirya ari abanyamahirwe bikomeye cyane. Iyaba byari bimeze gutyo zivuga zinafite ubwenge, byari gushoboka ko zari kuzajya zinitabira amarushanwa y'ibiribwa bitanga ibyiza ku mubiri nta zindi nkurikizi nyinshi zibayeho, kandi ibyo byose zari kuzajya zibikora zitahana amanota meza, zari kuzajya ziba mu biribwa bya mbere bifite amanota ashimishije. Uramutse wumvise ukuntu twahereye kare tuyivuga wagira ngo turi kuyikabiriza. Gusa reka noneho dutemberemo indani muri karoti. Karoti igizwe n'ibiki? Tugiye mu bigize karoti, neza karoti kuri iyi ngingo bisa nkaho nayo ifite ibintu byinshi byo kwiyemerana. Karoti kimwe mu biribwa aho 86 kugeza kuri 95% by'ibiyigize aba ari amazi cyangwa se aba ari umutobe wayo. Karoti yigiramo ibitera imbaraga umubiri bihagije kandi ikagira n'ibyubaka umubiri. Ku ngingo y'ibinyamavuta ho karoti ni umwana mwiza cyane, igizwe n'ibinyamavuta bike cyane. Kugira ubyumve neza, mfasha wumve neza iyi mibare. Nibura mu magarama 100 ya karoti mbisi ziringaniye uba ushobora gusangamo nibura karori ziri ku kigero cya 41, amagarama 0.9 ya proteine cyangwa se ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga nibura bigera ku magarama 9.6, hakabamo nibura n'isukari igera ku magarama 4.7.
Mu magarama 100 kandi ya karoti mbisi uba ushobora gusangamo nibura n'ibyitwa fibre bingana n'amagarama 2.8. Izi fibre ni nziza cyane ku mubiri kuko zituma umubiri wawe uhorana ubuzima bwiza buzira umuze, binyuze mu gutuma umubiri wawe ukoresha ibyo kurya byose wariye vuba ntibitinde mu mubiri. Karoti ntizigira ibinyamavuta byinshi cyane kuko nibura mu magarama 100 ya karoti mbisi uba ushobora gusangamo ibinyamavuta cyangwa se ibinure bingana n'amagarama 0.2. Iteye neza cyane. Karoti ubundi igizwe ahanini n'ibitera imbaraga ndetse n'amazi. Ibitera imbaraga bigize karoti ni kimwe mu ruhurirane rw'amasukari cyitwa starch. Karoti kandi igizwe ndetse n'amasukari arimo ayitwa saccharose ndetse na glucose. Ubwo nababwiraga ko karoti iri mu biribwa birinda kandi byiza ku bafite ibibazo bijyana na diabete, umva ibyo navugaga. Karoti iri mu biribwa bya mbere bigira ibyo bita glycemic index ntoya. Glycemic index ni igipimo cy'uburyo ibiryo runaka bizamura isukari mu maraso iyo bimaze gufungurwa cyangwa se kuribwa. Iki gipimo kuri karoti nibura kiba kiri hagati ya 16 ndetse na 60. Gusa nanone iki gipimo cyangwa se glycemic index iba ari nkeya muri karoti mbisi mu gihe muzitetse cyangwa se muziba zashwanyagujwe hakoreshejwe bimwe mu byuma bizigira nk'imitobe birimo nka za processeur, bituma iki gipimo kizamuka. Iki gipimo cy'ukuntu ikiribwa kizamura isukari mu maraso iyo kimaze kuribwa kiba cyinshi byisumbuyeho muri karoti zitetse, gusa nanone kikaba cyinshi cyane muri karoti zahinduwe ikijya gusa n'igisukika cyangwa se umutobe. Kurya ibiribwa bifite glycemic index ntoya cyangwa se bifite cya gipimo cy'ukuntu ibiribwa bizamura isukari mu maraso nyuma yo kuribwa gitoya bizanira ibyiza byinshi umubiri, ndetse by'umwihariko ku barwayi ba diabete ho ni byiza cyane. Fibre murayibuka twayivuzeho. Kimwe mu bigize karoti gituma ibyo kurya wariye bidatinda mu mubiri wawe ahubwo bigakoreshwa. Bumwe mu bwoko bwa fibre buba muri karoti ni ubwitwa pectin. Iyi fibre yitwa pectin yivanga n'amazi. Iyi ni ingingo inatuma ishobora kugabanya isukari mu maraso, byose kabigeraho yifashishije kugabanya igogorwa ry'isukari ndetse n'ibyitwa starch twavuzeho haruguru, ndakeka murabyibuka. Ni bimwe mu bitera imbaraga karoti yibitsemo. Uretse ko karoti itibitsemo fibre zivanga n'amazi gusa, kuko yifitemo n'izindi fibre zitivanga n'amazi zirimo nk'izitwa cellulose, hemicellulose ndetse na lignine. Izizo zigabanya ibyago birimo nka constipation cyangwa se gukomera mu nda ku buryo kwituma bikugora. Muri make karoti yoroshya mu nda. Gusa nubwo bisa nkaho ibyiza karoti itugezaho dusa n'abamaze kubivuga, karoti ntibura gukora ibitangaza nanone iyo igeze mu mibiri yacu byiyongera ku byo twamaze kuvuga. Umva iyi nkuru nziza kuri twe. Karoti igira guhurya ikaturinda umwe mu banzi twanga urunuka kandi tukamutinya kubi, indwara y'umutima. Kimwe mu binyabutabire kiboneka mu maraso yacu cyitwa cholesterol, nicyo gisasu kirimbuzi kiba gishobora guturika kikabyara indwara y'umutima. Iki kinyabutabire hari n'igihe kiba kiri mu mavuta aya tujye ubusanzwe, ari nayo mpamvu kurya amavuta menshi hari igihe biteye indwara y'umutima. Ibi uzanabibona neza nusuzuma amwe mu mavuta tujya kugura yo kurya uyu munsi abenshi bita ubuto, kuko uzasanga amwe muri yo aba yanditseho ngo 0% cholesterol cyangwa se yanditseho ngo free from cholesterol kugira ngo abayakoze bamare impungenge abakiriya. Kuri karoti kudukiza cholesterol ni agakino koroshye kuri yo. Hamwe n'ubu bubasha bwose karoti yibitsemo, karoti ni n'isoko nziza y'amavitamine ndetse n'imyunyungugu itandukanye. Muri zo harimo nka vitamini A. Iyi ikaba idufasha kubona neza, gukura ndetse no gukora neza ku budahangarwa bw'umubiri. Karoti kandi yigiramo na vitamini K1. Iyi ikaba ifasha mu kuvura kw'amaraso ndetse no kugira amagufa afite ubuzima bwiza, ndetse karoti igira n'imyunyungugu nka potassium ifasha mu kugena umuvuduko w'amaraso ukwiye, ndetse ikigiramo na biotin cyangwa se vitamine H ndetse na vitamine B6. Birasa nkaho ibyiza ku mibiri yacu byo karoti byuzuranye. Gusa nkaho ibi bidahagije, karoti nifitemo ibyitwa antioxida ahagije. Antioxida ni bimwe mu bintu bisukura umubiri bikawurinda kanseri. Antioxida kandi zinatuma umubiri ugira ubudahangarwa buhagije, ari nabyo bituma utibasirwa n'indwara zibonetse izo ari zo zose. Dore zimwe muri antioxida karoti yibitsemo. Yibitsemo iyitwa luteine.
iyi ikaba ifasha mu kugira amaso afite ubuzima bwiza. Yifitemo iyitwa lycopene, iyi nayo ikaba irinda kanseri n'indwara y'umutima. Karoti kandi yifitemo iyitwa polyasterinise, iyi ikaba irinda leukemia cyangwa se kanseri y'amaraso ndetse n'izindi kanseri. Gusa nanone karoti nifitemo n'izindi antioxida zirimo nka anthocyanins, beta carotene, alpha carotene. Iyi ya nyuma mvuze ni nayo umubiri ukoramo vitamini A. Igihe navugaga ngo karoti igabanya ibyago byo kurwara kanseri, wabona wabyumvishe nk'amakabya nkuru cyangwa se ukaba wumvishe narindi kuryoshya ikiganiro. Niba ari uko bimeze uretse gato, karoti ibikora neza cyane, ndetse uretse no kuba irinda kanseri imwe gusa, ahubwo inarinda nyinshi. Kimwe mu bigize karoti cyitwa carotenoids niyo ntwaro kirimbuzi karoti yifashisha mu guhangana na kanseri. Bavuga ko karoti ishobora guhangara zimwe muri kanseri nk'iya prostate, iy'amara ndetse n'iy'igifu. Izo zose mwazumvishe bazivuga bitari rimwe. Hari bumwe mu bushakashatsi bwagaragaje ko abagore bifitemo carotenoids nyinshi baba badafite ibyago byinshi byo gufatwa na kanseri y'ibere. Carotenoids ni kimwe mu bigize karoti twabivuze. Ushobora no kuba utaruna bifiteho igitekerezo, gusa karoti ifite ubushobozi bwo kugabanya ibiro. Kuko karoti yigiramo karori nkeya muri yo, ifite ubushobozi bwo kugabanya karori zinjira mu mubiri wawe zivuye muri amwe mu mafunguro. Ibi ni nabyo bituma karoti ishobora kuringaniza ibiro by'umubiri biturutse muri ubu bushobozi bwayo. Nubwo twavuze ibyiza bya karoti, turabizi ko nta byera ngo de. Hari n'ibibi byayo. Karoti rimwe na rimwe iyo uriye nyinshi, hari igihe kubera karotene iba yabaye nyinshi mu mubiri wawe, uruhu rwawe rusa n'uruhindura ibara rukaba rwasa nk'umuhondo cyangwa se orange. Ibi biba kuri bamwe, gusa nanone ntabwo bibabaza. Hari bumwe mu bushakashatsi bugaragaza ko kuri bamwe karoti hari n'igihe ziteye icyo bita pollen related allergic reaction. Ibi ku muntu bifite aba ashobora kuba yahita arwara buri uko ahuye na tumwe mu dufu, by'umwihariko tumwe tuba ku ndabo. Uzanatubona ku maguru y'inzuki nuzibona zivuye guhova ku ndabo, tuba tumeze nk'udufu. Bamwe mu bashakashatsi kandi bongeraho ko iyo karoti zakuriye mu butaka bwanduye cyangwa se iyo zishyizwe mu mazi yanduye, ziba zishobora kuba zicumbikiye imwe mu myunyungugu iremereye cyane, ibintu byibasira ubuziranenge bwazo muri rusange. Mu gihe mu gitekerezo ko muzajya murya karoti zihagije kandi zifite ubuziranenge buhagije, tw'iki kiganiro naha tugisoreje. Ni ikiganiro mukurikirana neza iyo mwakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, aho muyikora mumanutse munsi y'iyi video mugakanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ndetse byaba byiza mukanakanda no kukazogera kaba kari impande yaho karamutse gahari, ubundi tukazajya tubana mu biganiro byacu byose biboroheye cyane. Nge nitwa Samuel Mugisha, naho mu kiganiro cy'ubutaha.